nk'abantu mwe rero urukundo rwarabuze pe, urukundo rwaragiye ruragenda ntiwamenya ahantu rwagiye kabisa, kubera ko none se abantu ntabwo bakigira urukundo kuko inshuti dufite umubare mwinshi w'inshuti, nyine ukumva arakubwira tujye mu kabari, inshuti zitujyana mu busambanyi zirahari, inshuti zitujyana mu gukora ibintu bidahesha agaciro umuntu zirahari. So guys, ntabwo wapfa kubona inshuti y'umumaro, biragoye kugira ngo uzapfe kubona inshuti kugira ngo tujye gusenga ni ikibazo, kugira ngo uzapfe kubona inshuti kugira ngo tujye gukora ibintu bifitiye sosiyete akamaro biragoye, ntabwo wapfa kuyibona. Ababyeyi rero bakunda kwibaza ku bintu byinshi bituma abana babo batatera imbere bikabacana. Ni inshuti, urukundo rwaragiye rurabura. Inshuti ikubwira ngo ujye gusenga ntiwayibona, inshuti ikubwira ngo tujye gukora ibintu bifite inyungu ntabwo wayibona. Dufite umubare mwinshi w'uburozi urenze ingingo zishobora kuba zaza gusikiza abantu. Ese wavuga ko ubundi turi kumarira icyo abantu muri sosiyete? Biragoye kugira ngo uzapfe kubona umuntu waguteye inkunga y'ibitekerezo bizima biragufasha kugera ku ntego zawe, ariko biroroshye kugira ngo upfe kubona umuntu uguhereza ibitekerezo kugira ngo ukore ibintu bizakwangiza mu minsi yawe iri imbere. Inshuti z'umumaro zarabuze, inshuti z'akabari zirahari, inshuti zitujyana mu busambanyi zirahari, inshuti yakubwira ngo ujye gusenga nta hantu wayisanga. Ngaho mbwira, inshuti ikubwira ngo tujye gusenga iri he? Inshuti ikubwira ngo tujye gukora ibintu byafasha sosiyete wayivana he? So biragoye kugira ngo ubashe kubona umuntu uguhereza urukundo abantu bakwiye, ariko biroroshye kugira ngo ubone inshuti ikwereka urukundo wowe udakeneye. Ese aya maherezo ni ayahe? Urukundo kubera icyo umuntu bwabaye bukeya mu bantu, kuki umuntu atagukoresha ibintu bigufitiye inyungu akavunika gukoresha ibintu bitagufitiye inyungu? Inshuti zagiye he?